Ndagusuje kandi nguhaye ikaze muri kino kiganiro cy'umwanya muto, nifuza kuganira nawe nkubwira ngo rwose tuza umutima, ntawe uzakuvutsa umugisha Uwiteka yakugeneye. Ibyo ni inkuru nziza ikwiye kugushimisha, ukabyizera, ukagendana amahoro menshi mu buzima, wahura n'ibikomeye ukihangana ufite ibyiringiro. Ndabihera mu byanditswe byera, aho tubona abantu benshi bagiye bapangirwa gahunda zo kubavutsa imigisha Imana yari yarabageneye, ariko tukabona ko ntawigeze abishobora kuko Imana yari yaramaze kugambirira ikiruta ibyiza, kandi bakaba barageze aho bari barateguriwe. Uko niko nakubwira ngo aho wateguriwe humura uzahagera, ntawe uzakuvutsa umugisha, ntawe uzakwambura icyo Imana yakugeneye. Iyo nibutse inkuru za Yosefu, uko abavandimwe be bashatse kumugirira nabi, bashatse kumwica, barangiza bakamugurisha kugira ngo ajye mu gihugu cy'amahanga, bibwira ko ibyo kuzabayobora, ibyo kuzaba umunyacyubahiro hagati muri bo bizaba birangiye. Mpita nsanga ko Imana ntishobora gukomwa mu nkokora. Uko byagenze mwese cyangwa se waba ukibyibuka, ariko yaragiye aba umuntu woroheje, umukozi wo mu rugo mu Egiputa, aza no gushyirwa muri gereza, ariko kuko Imana yacu ari Imana ifite imbaraga zo gukora ibiruta ibyo abantu batekereza, yaje kuva muri gereza maze aba umuntu ukomeye, kandi ibyo yajyaga arota anabiganiriza abavandimwe be byasohoye ubwo bamusangagayo baje guhaha ibyo kurya, bakamwunamira ndetse na papa we akaza kuza. Iyo ubisomye mu gitabo cy'Itangiriro usangamo izo nkuru. Hari ikindi gihe nanone byigeze gushaka kuba ku bantu b'Imana ubwo bavaga mu Egiputa. Icyo gihe Balamu yagombaga kubavuma, ariko kubavuma bahisha umugisha. Harimo amagambo avuga ngo navuma nte abo Imana itavumye, narakarira nte abo Imana itarakariye. Kandi rwose Imana yabahaye umugisha, nawe niko ibasha kuguha umugisha. Humura, ntawe uzayivutsa, ntawe uzayibuza, ntawe uzayideturuna ngo itakugezaho umugisha wawe. Utegereze wihanganye. Mbere y'uko nsoza, nagira ngo nguhe agakuru, nagira ngo nguhe agatekerezo. Mu kanya nahoze ngasoma ku rukuta rwa Facebook rw'umucuti wanjye, numva kanteye kwibuka iki kiganiro ngikuye muri ako gakuru no kwibuka ibyo byanditswe byera. Muti byagenze gute rero? Abana ngo bigaga mu ishuri bakagira umutica, ariko akagira nyine ukuntu hari abo atiyumvamo, nubwo bidakwiriye. Burya umutica ni umubyeyi w'abana bose, yigisha kure bose kubiyumvamo, ariko byarabaye. Ariko hakabamo umenya ahari n'uwari waramunaniye nawe, kuko ngo yamwangaga cyane ku buryo n'abandi bose babibona. Rimwe rero bari bari mu ishuri, umuyobozi w'ikigo aza kumubwira ko yatunganya abana kuko hari abagira neza bagiye kuza kubaha imfashanyo. Umwarimu rero yaravuze ati oke, nuko akurikiza urutonde akurikije ahari wenda ubuhanga n'ubwitonzi n'ibindi, maze wa wundi amushyira inyuma y'abandi. Uwari uje rero gushaka gufasha abo bana, ageze mu ishuri ngo asanga abana batonze umurongo muremure, begereye igikuta cy'imbere. Aravuga ati reka mbere inyuma, kuko imbere hari nta mwanya nabona wo guhagararamo ngo mbone uko nisanzura ntanga ibintu. Ubwo rero wa mwana wari uri inyuma, wa wundi umwarimu yasize inyuma, aba ari we baheraho
nuko bamukorera ibyo bifuzaga gukora, bamubaza ibyo bifuzaga kubaza, aba abonye umugisha we gutyo. Uwarunkurikiye nakuganirizaga nkubwira ngo humura ntawe uzakuvutsa umugisha wawe. Wenda hari uwagerageza akurikije imyitwarire yawe, wenda hari uwagerageza akurikije gusa ko atagukunda, ariko reka nkubwire, tuza umutima utumbira Imana, humura, hanga amaso iyaguhanze, reba umwami w'abami wagupfiriye, tumbira Yesu Kristo kandi uhumure wizere ko ntawe ubasha kumuvuguruza, ntawe ubasha kumukoma mu nkokora. Ibyo yagambiriye no kubikora azabikora, wowe gusa icyo usabwa ni ugukomeza kwiringira Imana kandi ntutinde ku bantu. Imigambi yabo ntabwo ari yo y'abantu. Hari akaririmbo nibutse kavuga ngo imigambi yawe si nk'iy'abantu. Imana imigambi yayo si nk'iy'abantu, niba hari abantu bakugirira imigambi myiza, Imana yagira myiza kurushaho, kandi niba hari abantu bakugirira imigambi mibi, ntabwo Imana yakwemera ko iyisohoza gutyo gusa. Humura, ntawakubuza icyo Imana yagupfunyikiye. Nuko komeza ugubwe neza kandi bikubere uko wizeye.